Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba hazindutse havugwa inkuru y'incamugongo yababaje abayumvise ndetse n'uwayumvise wese wagize ikiniga cyinshi mu maso. Naho umukozi w'uruganda rwa gaze metani yishwe mu buryo bitunguranye ndetse abakozi bakorana bibatera ikiniga, bamwe bashya ubwoba. Uraza kumenya mbese uyu mukozi yaba yishwe n'iki, mbese ubuyobozi bwatangaje iki, mbese umuyobozi w'uruganda rwa gaze metani we yaba yatangaje iki nyuma yo kumva iyi nkuru y'incamugongo y'umukozi wiwe wishwe mu buryo butunguranye cyangwa yapfuye mu buryo butunguranye. Icyo ngusabye nyabona nuko wadushyigikira ukareba munsi y'aya makuru, urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turagaruka tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'incamugongo yasakaye mu karere ka Rubavu y'umukozi w'uruganda rwa gaze metani wishwe mu buryo butunguranye. Reka nongere nguhe ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo ngusabye nuko wadushyigikira ukareba munsi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Harerimana Sirasi wari umukozi w'uruganda rwa Shima Power Lake Kivu rucuruza gaze metani mu kiyaga cya Kivu yafashwe n'umuriro w'amashanyarazi ahita apfa mu buryo butunguranye. Impanuka yahitanye nyakwigendera yabereye mu murenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu mu masaha y'isaa 4 zo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Nyakanga 2024. Amakuru yatanzwe n'inzego z'ibanze ubwo impanuka yari ikimara kuba avuga ko Harerimana yafashwe n'umuriro ubwo yari arimo akora ku muyoboro utwara amashanyarazi kuri runo ruganda. Umuriro ukimara kumufata ngo yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kigufi, gusa akihagezwa yahise ashyiramo umwuka abaganga bataramukoraho. Umurambo wa nyakwigendera wari ufite imyaka 40 y'amavuko wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi. Reka ngushimire rero mukunzi wacu wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka ngushimire ko wahisemo igikorwa cyiza kandi cy'ubutwari. Mugire umunsi mwiza kandi Imana igikomeza ibarinde.